inshuti rero kandi bakunze ba Papa Sava series twongeye kubaramutsa kandi tubifuriza amahirwe masa ubwo barimo kubagara cyangwa se batangiye kurya umushokoro hari n'abaho imiteja rwose aho barimo kuyisusura turi kumwe rero n'umuntu mwakunze cyane kandi ngira ngo muramumenyereye abantu bafite uko bamufana mu rwego rutandukanye nagira ngo musabe atwibwire mwitwa bandi. Murakoze cyane nanjye nitwa Tuyizere Musa. Tuyizere Musa uraho neza? Ndaho ndakomeye n'amahoro. None se Tuyizere Musa waje kwisanga ute mu bintu bijyanye na sinema? Kari urugendo runini. Ubundi inzira yanjye yo kwisanga muri sinema nabanje kuba umufundi. Uwabyize cyangwa wabyize ariko nkaba nikundira iboro byo kwakitinga nkajya mvuga ati nzageramo hariya gute mba nikojeje mu bumodo ariko ndi tagate yo kwigira muri sinema ndakora ndamodaringa biza kwanga mira nkaho nyine nero ndavuga ati mboreka nisubire mu gifundi cyanjye nishakira inote nuko rimwe mwaje gushutinga Seburi ko kantu bita muri Gatoto niyagara ya boro basudira haza umujama witwa Are arambwira bro waza se tukakwereka gaseno ukina bandaje no mukuza ndavuga ati ngiye kubemeza none muri kwa kwemeza kwanjye arambwira ati Seburi ko kagiye kuburana kabarike Liliane nawe nake wowe uraza uhitemo ufate Seburi koko nanjye ndavuga ati ngiye kubikora abantu ntware Seburi koko ndamuburanira nkajya mbona yakongera gutya kumba ari kumbwira ati gabanyijwe tugendere kuri iyi ritime avuga ati wapi nkamurushijwe nuko barakatinga ngira ngo baranyanze ariko nyuma yaho za kwegera Papa Sava ndamubwira ati rero urabona nanjye nshaka kuza muri sinema ariko ntago mbizi pe arambwira ngo nta kibazo akinga ngo nta kibazo ndavuga ati abo ngo barambwiye ati nta kibazo ariko ubutaha ntago azongera kumpamagara nyuma yaho bagiye gushutinga Papa Sava ndabyibuka hari mu gitondo ndyamye ababwiye ari mbona arampamagaye ati ngwino tugende kwa Papa Sava ndibuka ni nabwo twari tugiye gutangira gushutingira nabwo bwa mbere bamfasha akamoto kangejeje kujya nyuma bita kujya nyuma ngiye mu gakwasiteri nkajya mbona iri kugenda gahoro noneho Are abarampamagaye nayo ngeze nta nubwo nari nanakamanukaho gato abarambwiye ngo uri hehe ngo ndi muri kwasiteri ukwasiteri bro ugiye gukina filime mbanyijabutse manyohereza gitatu cya moto nuko nisanze muri Papa Sava nuko wowe wisanze muri Papa Sava ese muri Papa Sava abantu barakubonye ariko ntukunda kugaragara cyane hari ibindi ukora bitari ugukina urumva nahise nihugura ku bijyanye na sound mbimenyaho gake ariko ndabikora njya kuri lighting naho ndagerageza nawe ndabikora naho ngaho mba nihengetsemo gake rimwe na rimwe buri gafu hanyuma rero vuba ahangaha guhera mu kwa 11 urahurudutse nk'iyagatera uje muturirize none ari ahantu ngengera bakambaza se urarya ngo nk'uko usanzwe ibyo nkavuga ngo wapi no mu uko najyayo nakwarura bisanzwe ngo rijesha mu bikize turiya tuntu dushaka kuba twarakubakiye izina twanyubakiye izina biteye ubwoba ku buryo n'abantu basigaye banamamagara ngo njye kubakorera ariko ntabwo ari ko wahita ushibanuka ngo uvuge ngo ugiye gukora ahantu hose utaranamara gufatisha n'aho uri kugira ngo iyo terime z'abasore bubu ntizinyobeye gushibanuka ubwo n'ubwo uhita ushiduka ngo ugende no gushidukira hejuru ukagenda gushibanuka none se hari izindi filime ugaragaramo uretse turiya turirizi two kwa Papa Sava n'ubundi na Papa Sava nyirizina hari izindi Seburi koko uracyarimo Seburi koko mw'iyi season ndimo ndakinamo ndi mucoma
hari indi nagaragaragamo nitwa ntabwo nibuka izina neza ariko ni Shwadiru Muvundo, nitwagamo Muvundo, Kariza wa Karisa nitwa Nsabimana n'izindi nyinshi nagenda nibuka. Hanyuma rero ubu ngubu muri Papa Sava murenda kuzuza miliyoni y'abasubscribers, n'iki wasaba abafana bawe? Ikintu nasaba abafana n'ubundi ni gahunda tugikomeje tubabwira ati mudushyigikire, dufite ibindi bintu byiza byinshi bikibitse mwabonye bikenya, ni ukudukurikirana nk'abantu banyu tubabasabye turabinginze. None se Musa, ni akahe gakoryo waba warakinnye, yaba ari muri turiya dushotsi, yaba ari muri Papa Sava, yaba ari muri mbese akantu ushobora kuba warakinnye ahantu bakakubwira bati ariko nta kintu, ni iyihe sene waba wikuza mu mutwe na kimwe abantu bagakunda cyane? hari sene na kimwe njya kwa Ndimbati ndi umukwe, bakanyakira bakabona nataka kurusha Ndimbati. Ako kantu karagiye kanyubakira ikintu bita izina mo gake gake. Imwe y'umwataka wa Nyabugogo. Ndi umwataka, noneho ahantu ngo hakomye abantu nuze Margarita yarambwiye ati Yesu akuzwe, banamubwiye ngo twese. Iyo video yatumye yose bayireba. Urakoze cyane Musa. Abantu kera bajyaga bavuga ngo ugira isoni, ariko zirimo ziragenda zishira kubera kamera. Isoni zarashize, rega ntabwo wakora uno mwuga wacu unafite isoni. Bajya bagutunga kamera ugaseka bikaba birapfuye. Komereza aho ngaho kandi ujye wihugura, turagushyigikiye natwe. Murakoze cyane, mbaye mbashimiye. Nase Musa, ubundi tukubonye nyine ukuze, ikiroso ari ikiroso, n'iki none wanakuze cyane, wazanye n'uruhara. None se ubundi Musa, ubwana bwawe bite byari bimeze bite? Mu bwana bwanjye rero nabwo n'ubundi bwari komedi. Urumva hari ukuntu kera twebwe mu rugo twavutse turi abana batandatu, ubwo nanjye wa karindwi. Hari ukuntu twarazaga ibiryo nijoro, ababyeyi nyine kwa kundi barya bagasiga mu isorori. Iyo utazindukaga mu gitondo nyine barahitaga babirya bakabimara, cyangwa se bagahita bavuga ati hararya abana. Noneho kugira ngo abana bataza kuba ari bo babirya, nikoza hanze nkazana ikinyenzi nyishyira ku biryo hejuru. Buri wese uje kureba kuri bya biryo akavuga ngahe ko nabyo uwo akabayevuyeho undi akavaho, nkaza gucunga bagiye nkahita nkuraho ka kanyenzi ngakataho akantu ko hejuru, kuko nyine babaga bumva ngo ikinyenzi cyazengurutse hose kigenda kihanduza, nkahita nkuraho ka kandi ko hejuru nkiriye. Umunsi ukaba urakomeje. Ntacyo akora ni uko Imana ari irinda abana, ubwo uzi ikinyenzi ahantu kiba cyane. Njye nagifataga gisa neza kitaranduye. Reka wabibwirwa n'iki se ko ari ikintu gitembera ahantu hose, n'ubu wakongera se ukabikora? Kiriya gihe bwari ubwana, ubu ngubu nabaye umupapa. Wakundaga ibiryo ariko cyane, nubwo ubihakana wenda ubu ngubu ko yagukina filime uravuga uti batambona nka seba, ariko n'ubundi ku biryo ntabwo woroshye. Ntabwo mu buzima busanzwe nkunda ibiryo bya cyane, akenshi ngeze aho biri ndafungura pe, nkisanzura ariko sawa sawa.